Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, ko bitagenze neza kandi turakubwira tuti komera, komera kigabo, ushikame, we gucika intege, kuko burya ibyiza bihora imbere. Iyo ucitse intege rero haba ari igihombo gikomeye cyane. Ikindi tukwibutsa ni uko burya kugira ngo ibintu bigende neza uruhare runini ni urwawe. So haguruka rero ushikame, ukore cyane, urwanire yuko ejo byagenda neza. Nanone wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko wamaze gukora subscribe, tuboneraho n'umwanya wo gushimira buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Muri abantu b'agaciro gakomeye mu buzima bwacu, ni mwebwe mutuma tudacika intege zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Niba rero utarayikora bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Ni ubuntu, nta kiguzi bigusaba. Icyo ukeneye gusa ni ukuba ufite telefone nk'iyo ngiyo. Nk'uko wamaze kubibona rero, uyu munsi tugiye kuvuga ku byo wakora cyangwa se umubyeyi yakora kugira ngo umwana we amwizere kandi amuganirize. Benshi muri twe tuzi agaciro ko kugirana umubano mwiza n'abana bacu. Ariko se byagenda bite niba umwana wawe atakubwira ibimuri ku mutima? Iyo umwana adafite aho ahera ngo akwisanzureho, ashobora gutangira kujya akubeshya, akaguhisha ibibazo afite, cyangwa se akaba yatangira gushaka ubundi buryo atekereza ko ari bwiza bwatuma umwumva. Ariko akenshi ubwo buryo kuri we aba atekereza ko ari bwiza, ariko ntabwo aba ari bwiza. Uyu munsi rero reka tuvuge ku bintu 7 wakora kugira ngo umwana wawe akugirire icyizere kandi akuganirize nta bwoba cyangwa se atakwishisha. Ikintu cya mbere, kumutega amatwi kandi ntumuce mu ijambo. Iyo umwana atangiye kukubwira ikintu, gerageza umutege amatwi kandi ntumuce mu ijambo cyangwa ngo umucire urubanza. Mwereke ko umwitayeho, umurebe mu maso. Niba atangiye kukuganiriza ukaba wenda wari ufite telefone cyangwa se urimo kureba televiziyo, iyo telefone cyangwa televiziyo ubyirengagijeho akanya gato. Burya umwana biramworohera kumenya ko umwitayeho cyangwa se utamwitayeho. Icya kabiri, niba hari ibibi yakoze, ntukihutire kumucira urubanza. Kora ku buryo umwana wawe akwisanzuraho, yumve ko ashobora kukubwira ibintu byose, harimo n'ibibi yakoze. Ntatinye ko umurakarira cyangwa se umukubita. Niba umwana azi ko ikikubangukira cyane ari ukumuhana gusa, icyo gihe azahitamo kujya aguhisha ukuri. Niba umwana ubona ko hari ibibi yakoze, mubaze impamvu yabikoze kandi umufashe gutekereza no ku ngaruka zabyo. Icya gatatu, mwereke ko umwumva kandi umukunda. Shyira imbere urukundo n'impuhwe. Jya umubwira kenshi ko umukunda, yewe n'igihe yaba yakoze amakosa. Igihe cyose umwana yumva ko umukunda, yaba yakoze neza cyangwa yakoze nabi, byanga bikunda azakwisanzuraho. Icya kane, ganira n'umwana wawe buri munsi. Yewe niyo yaba iminota mikeya burya ku munsi, hari umusaruro munini ishobora gutanga. Ibiganiro bihoraho bizamura icyizere. Mubaza uti byagenze gute ku ishuri? Ese hari ikintu gishya wize? N'ibibazo nk'ibyo ngibyo.
Ibyo biganiro bigufi bimufasha kumva ko umwitayeho kandi bigatuma igihe cyose agize ikibazo abikumenyesha. Icya gatanu, menya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Hari igihe umwana wawe ashobora kukubwira ikimuri ku mutima ariko atifuza igisubizo cyangwa se igitekerezo ako kanya, akabikubwira gusa agira ngo akumenyeshe. So gerageza rero kumva mbere yo kugira icyo uvuga, hanyuma noneho ugerageze no kumenya ni ryari yiteguye ko namuganiriza kuri icyo kibazo mu buryo burambuye. Icya gatandatu, ntukice gahunda cyangwa se ntukivuguruze. Niba wamubwiye ko muri buganire nyuma y'amasaha 3, bikore uko. Iyo umwana abona ko wubahiriza ibyo mwavuganye cyangwa se ibyo wamubwiye, arushaho kukwizera. Ariko iyo ugenda wica gahunda, atangira kukugaragariza icyizere gikeya. Icya karindwi, girana nawe ibihe byiza. Mukine, musohokane, muganire ku bintu akunda n'ibindi n'ibindi. Iyo abana bishimye bari kumwe n'ababyeyi babo, urukundo n'icyizere biriyongera. Ibyo ni byo bizatuma n'igihe hari ikibazo gikomeye bazakugana kandi batikandagira. Dusoza rero, iyo umwana yumva ko umubyeyi we amwitaho, amwumva kandi ko amukunda uko ari, byanga bikunda ntazashaka amahoro ahandi. Nta kintu cyiza kibaho ku mubyeyi nko kugira umwana ugusanga akaba ari wowe ashakiraho ubufasha mu gihe afite ikibazo, akaza yizeye ko uri bumwumve kandi ko utari bumuhutaze. Babyeyi rero, reka intego yacu ibe iyo kuba ababyeyi bumva, bubaka kandi batuma abana bacu batwisangaho. Mwakoze cyane kubana natwe, kuduha umwanya wanyu, cyane cyane wowe watangiranye natwe kuva tugitangiye iki kiganiro kugeza aho tugisoreje. Twizere yuko hari amasomo wakuyemo. Niba ubona ko arimo, turagushishikariza kutihererana kino kiganiro, gisangize n'abandi. Urabigenza ute? Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse share, uyakandeho hanyuma ubashe kugisangira n'abandi. Natwe bitwereke ukanda kuri like, uduhe comment, nazo tuzihaye ikaze. Igitekerezo, aho tudakora neza ubona twakosora, ibyo ushima byose twishimira kubyumva kuko bituma tunoza ibi biganiro byacu. Naho ubutaha rero, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe, muhahe muronke